wambaye mbabarira basi we baba oya sinzongera ufata urafata ku ngufu wowe ufata wowe urafata ku ngufu amaro yakuyemo we amaro yakuyemo nakazi kandi njyewe mubore tsari ubundi tuzahurura benshi inzu se si inzu n'ingiyi abana hameze neza nta kibazo ariko ikibazo cyaho ni uko ari ahantu harimo agatererane mu ishyamba ndakeka ariko hano hose harimo gutya ari iki gipangu cyose n'aya mazu yose yo hasi arimo ntacyo wakomanga se tukareba mu nzu uburyo hameze komanga vuba vuba dukorere kugenda ashaka kugenda uzamuko nk'ibishyamba aho Kigali hano tuzaba tuba tuyifite neza tureba view komisiyo ahantu nubwo nahangaga ndabona ari heza ni uburyo hano umuntu aba areba view ahantu heza yuse we ubona aha nawe se madamu komera nta kintu cyamuneza kiri ukuri hano se iki kikuzanye utamamagaye kwanga hasa ari gahunda twari dufitanye ituma ngo hamagara njyewe ahubwo ninde ukuyoboye ko utari waragira hano ni iwanyu ni mu rugo nyine ngewe dore uyu ni umukomisiyoneri wanjye komisiyoneri sare gukomisiyoni bikira inzu yanyu rero yaragurishijwe nanje kwereka umukiriya wanjye inzu none se iyi si kuri cyamuna yamaze no kugura ari icyapa wabonye uranyumva mugore we cyangwa umukobwa rwose kidese iyi nzu twarayiguze hase muravuye by'inzu iragurishwa urabona ari icyapa kiri wowe ubu niyo wambwiraga ngo uri kungurira uza kugura mu rugo nikoza se nikoza ryanjye n'iryawe nese kitari kugurishwa izi ni ingaruka zo kumisha iwa izi ni ingaruka zo kumisha ko yakuyobesheje genda umubwira kuyobora inzu ni iyi ngiyi mwereka amafoto s'amafoto ibiki hano ntabwo ari iwanyu inzu ntabwo ndakubajije inzu ziba zisa iby'amafoto w'ibimbye niba zisa ubwo ntabwo inonzi aho naguze si hano ubu nanga washaka kugura mureke nyambabwire yerekana ibyo mu byanya amafaranga nyina yabonye kandi gendera umutananiza waba uretse wowe ko ndi bukongeza amafaranga ufite ikihe kibazo aha aya mafaranga yagumana n'undi ibingiye kubivamo ahubwo mujyana kwereka inzu ya nyayo mujyane ntabwo iyi nzu igurishwa inzu wanyeretse si inzu naguze inzu ni iyi ngiyi hari si hano naguze nangaho hano ntabwo ari kugurishwa n'amafaranga nyina yabonye none se wayiguze nawe wa mugore we ninde wakubwiye ko inzu igurishwa ubundi wowe ninde wakubwiye ko inzu tujya kwa noteri ibintu barayimaye ubundi uhora complaininga ibiki so washakaga inzu so washaka ko ngurira inzu nimba narashaka nakubwiye ngo uzure mu rugo musigara amahoro ahubwo so uragenda ujya ukari wowe wanjye urumva neza ako gasuzuguro kose ko kuza kugura mu rugo wapi pe iyo nzu yihorere nayo ntikeneye nimba ariyo kugura mu rugo wapi rwose mu rugo ubundi ariko se bundi twe kujya mu magambo menshi ndashaka ko kwibariza nk'ibintu byamucanga muko muba mushaka kuncanga we twavuganye ko ngiye kukugurira inzu icyo ni cyane inzu ndayiguze nishyuye amafaranga angana kuri none ndageze ngo ni iwanyu ndageze ngo ni iwanyu ubundi urankunda cyangwa ni ibintu byawe byo kubunesha umutwe muri mu biti hano
habaye Sawa mugabo ahantu buri gihe hose ho ni tuziranye imihanda yose akagabo ngere no mu rugo ngeze ongereye mu rugo wowe ntabwo wibuka duhura cyagiye ntabwo ubyibuka aho ikintu kiba kimbabashe n'uburyo uriya mukomisiyoneri agiye hano ni iwanyu hano ni iwe aba uyu mugabo ngusaba amahoro iwanjye rero nta kintu mbabwira njye nta kintu mbwira cy'amahoro ahubwo icyo mbwira ceceka mbwire iwawe nari mazi njyewe hano narahaguze magura miliyoni 45 warahaguze wahagura wowe narahaguze miliyoni 45 nari mazanwe n'umukomisiyoneri amageze uyu arambwa ngo ni wawe uratekereza ne waraguze wowe waraguze wagurishije ryari ahubwo mumbwira nuko ibyago wa mukomisiyoneri agiye uburi wagurishije ryari mba rero ntitaye ibyo waba warakoze ntibindeba wa mugabo ndakuyamye wanjye kandi umva kanze nkwereke ahubwo kanze nkwereke urambona ngewe ndakubona ntabwo ngiye kugupondera hano niba ari niwawe ngiye mugakinira amafaranga yanjye ngewe miliyoni 45 ntabwo ari amafaranga natoraguye nimukanje mutsa nayo ngiye ndakuyamye nawe mukobwa aho bigeze maze kurambira nawe ndakwiya urashaka kunkora mu rugo kugura mu rugo boko uretse mo kuncanga kana gasore k'inzobe ngo ni iwako nawe ngo ni iwanyu ubundi ni iki mu mishibike naje nkwereke ukagura iwanjye wakira ukagura iwanjye vira mu Rwanda ndagukubita oya ngere mureke mwirwana sheri mwirwana akakabukabunda ndagukubita mwirwana mwanditse ndeka gwere mwirwana ndagukubita mureke mwirwana yewe banze nkubitire ntabwo ndikubitire ahubwo iyi nzu yayiguze ute nawe warayigurishije umuntu ugura igipangu cya miliyoni 45 bamwirukanyisha ikimado urashaka kunyirukanyisha je wanjye mu rugo ngukaguraho ntabwo igurishwa yewe taha ntabwo iyi nzu ntabwo igurishwa wavuye mu weho oya jewe ntabwo kumvikana ni reka mbwira umugabo je ntabwo reka kunyiruka tekera umugabo di tekera umugabo reka mbafatikanye tekera umugabo hagara mbwira umugabo gabanyamahanga jeni ndakara ndakumenya abantu b'abagabo barakora ndagira no kabyara gabanyamahanga tekera umugabo gabanyamahanga umugabo wanjye urabona cyashaka kurwana jabana shaka tekera umugabo ndagera umugabo je sinshaka kukurwanya muhungu tekera umugabo yewe waguze mu rugo gutyo tamburira amazu sinshaka kukurwanya je sinshaka kukurwanya ushaka kukurwanya niba udashaka kurwanya hano mu rugo wanjye reka twumvikane reka mwice reka twumvikane waje tukumvikane wa mugabo we niba ufite umujinya ubundi mwagiye muganira nk'abagabo mukareka kuzana imirwano reka mbwira ndaganira nawe iki mu rugo iwanjye ndaganira ubundi wowe ninde waguhaye inzu ngo uze kuyigura ninde umuntu agura inzu ya miliyoni 45 mukaza munyirukana wayiguze nande je ndimbwa wayiguze nande je ndi umubigi wayiguze nande reka mbabwire wowe n'uyu mugabo wawe we n'uyu mugabo wawe n'agasuzuguro baraza kugura inzu yacu we n'umugabo wawe ibyo nshaka njye mbabwire uracyashaka oya shari mureke reka mbaze mureke utamwicaye wanyumvisha mugabo mureke wa mugabo we nk'ubu bikuma ariko wamubajije ubundi wayigurishije uwari iwanjye uwayigura wangurira inzu uwo ari we wese murafata umuntu w'umukire ariko reka nkubaze ufite amafaranga umugore wawe wayigurishije so umugore wawe wa mbere wayigurishije mbwira we ngo uvuga ngo waguze amazu we ngo waguze amazu reka mbaze
we nakugura nkakugura n'umuryango wawe n'imbinge pari yawe nimba bayigurishije kamugana n'ururuga mbaze n'umugana amaherezo reka mba muravuga niki iki kigabo kibanze kimbwira umuntu kishobora kuba cyaraguze na kimwe mada genda amazi amazi iki kuko waguze wa genda amazi kuko waguze wa wicarana tuvugana twicaye genda amazi kwa genda amazi reba buryo mama iyo nzu uvuga wa banze umbwira umuntu ushobora kuba nakugurishije iyo buretse mbaze mbibaze nyine ubwo n'umugore wawe wayigurishije ni kimfana kari we waje ukicara hano akavuga ati iyo nzu uvuga ngo wayiguze nani we wayiguze nani aho njye ntabwo narwanisha we nguza kugura inzu wayiguze nani ushaka kumenya umuntu mwaguze ubu mfite njyamba nahise mbimenya ngo n'umugore wawe n'umugore wawe kereka niba ari we wayigurishije we uri iki cyane njyewe uriya mugore wishinze waje hano urumva wagutaye mderera umwana niwe wayigurishije wa mugore we niwe wayigurishije ko ndeba wakomeje wawe njye nayigurishije nawe ndaguku mubaze naho murira ndakubahuka nawe ndakubahuka wa mugabo waretse gusakuza n'umugore njye nshaka kubanza kumenya iyo nzu umuntu uyigura muzanire nk'abagabo mureke kurwana nabanza mbwire njye menye uwo yaguze nawe nzabi twese abakene bakunda gusakuza umukene wanjye kutahagira wambeba kutahagira oya muticana muticana hagarara tuvugane mada genda umwe amazi bansobanure nawe wowe kugurishije ume amazi nayo nguhaye kudakubita imbwa byurura imisega banza usobanure wakugurishije inzu ubundi reba umwanya wanjye iyo nzu wayiguze nani nirwa ngusukisha ngo tugiye kuba hari byinshi bizagenda bijya hanze none ugeze n'iwanjye ngoje kugura amazi no kubeshya ngaratsukisha njyewe utsukisha ibyo ntabwo nkeneye utsukisha hehera ibyo wasuka byose wewe undusha amafaranga abakene nimwe mwisara icarana tuganire ntabwo mwicarana tubwire wakugurishije inzu banza umbwire umuntu ushobora kuba yakugurishije inzu banza umbwire umuntu wakugurishije inzu yawe nimba utamuvuze usohoka ugenda inzu ntabwo iri kuri cyangwa waretse ngasohora uno mugabo hano wandetse ngasohora uno mugabo hano ubundi nuko n'uyu mugore we oya sheri nawe nzarwana n'abagore n'ubwane n'imbeba zinzira mu rugo oya ariko nawe ntukarwane kuganire nk'abagabo waretse waje tukavugana madame kuri umugabo muganire nk'abagabo cyangwa mu by'iwe imbeba nganira nayo mu rugo iwanjye njye nkeneye umwanya w'ibiganiro hano njye nkeneye umwanya w'ibiganiro njye nkeneye umwanya w'ibiganiro wa kigabo njye nkeneye umwanya w'ibiganiro areba ibikize njye nakumena umutwe njyewe umva murekera aho ngaho ngwino tuvugane kwanza wewe ngwino tuvugane suri umugabo ubwo se nimwicana mubanza munyemere ko mugiye kuganira ku mahoro we bantu bama mubanza munyemere ko mugiye kuganira amazi ariko na stress zo kugura inzu yacu utabimbwiye suri umugabo ibi bintu ndimo kumva nabyakuba mubanza mumbwira nimba mugiye kuganira ntabwo muri burwana ntacyo turwana iyo mba ndumukubita imba nanamwishe ngende umugabo ngwino tugende tuganire ariko ni mu Rwanda ndaza mbere nubwo njye nagendana nawe wagabanyije amagambo sohoka tugende umvire no mu rugo tuvugane wavire mu rugo gira vuba tuvugane wamviriye mu rugo tuvugane uri inyuma y'urugo tuvugane warenze hano tuvugane warenze hano tuzana amazi tujyana mu rugo sohoka umvire mu rugo tuvugane wamviriye mu rugo tugende tuganira umvira mu rugo tuvugane ugenda singukene tuvugane ugenda tuvugane ugenda muganirire hano madame mbabarira mu rugo rwanjye sinshaka sohokera mu rugo tugende sohokera mu rugo vavuga ushobora tugende tuganira mvira mu rugo tuganire usohoka umvira iwanjye tuganire uri kuntegeka iwanjye tuvugane tugende vuga dusohoka vuga tugenda Nereza mutarwana vuga tugenda mugende vuga tugenda n'akazi kawe nizishaka nyine vuga tugenda uvuga wakugurishije inzu vuga miliyoni 5 ze tuzaho usohoke umvira mu rugo ibindi byose nkeneye kubyumva unsohokera mu rugo ndekura tugende uri kunyumva cyangwa wumva uruhe rurimi urimo kunyangiriza isati wumva uruhe ishati ziruta urugo rwanjye ishati n'urugo rwanjye sohoka tugende wangenjeje gake wa mugabo wasohotse twagenda nimba mugiye kurwana mumbwire bari tugenda ariko ntago ngusora iwanjye njye turi gukina njye nawe ndabona muri burwana kuganira ku mahoro byababarire mubona rero tuvugane ibindi ngengane n'umugabo sohoka tugende ganirire shari uzombwira umwanzuro niba barayigurishije nawe turabona byo nuzi ubimbwira ntago nabyemera gusa ibyo ni iki
ariko mana yanjye noneho ubu ngubu koko yesu we ubu ntibagiye kumenya nako nawe nkundana nawe ibaza umugabo wanjye nabimenya none aranyica we aranyica yesu we ubusa uriya mugabo we noneho nzamubwira iki yamenye ko mfite umugabo birancanze n'ukuri ubusa nzisobanura ngo iki namamagara nazica umunyarwanda ndakurayo yewe kanyarwanda wenda apfuye umva ko ni ingenzi